Yes, mbahaye ikaze mwe mukunda mugakurikira ibiganiro bya Vanessa Inspire. Uyu munsi rero nkuko mubibona ni surprise, nongeye kwicarana na Nzovu. Mu by'ukuri Nzovu ni umuntu twatangiranye, ari naho mpamvu uyu munsi twavuze tuti ariko ubundi dupfiki twakiyunze twashyize hamwe. Nzovu ngwaye ikaze kuri Vanessa Inspire. Urakoze kuri Vanessa Inspire. Vanessa, mbanje gusaba Imana imbabazi nari narakurakariye bitewe n'ibintu nka bibiri. Ubwa mbere twajyanye kwa mukecuru wanjye, ari nabwo uwo munsi byari binagoranye cyane, ni nabwo wagiye mu murenge n'umudamu wawe uba muri Amerika, mbanje no kumusuhuza kuko icyo gihe urugendo rwari ntago bari bukomeye kuko nari ndi kumwe n'abana ba Sandrine, ba Elsa n'abandi bari kwa mukecuru. Ari nabwo twongeye tukagaruka mu mujyi wa Kigali, uvuga ati nanjye ndashaka guhita njya mu murenge. Ariko nyuma yaho wasubiye mu rugo i Nyanza ukoresha ikiganiro mukecuru wanjye, ari nacyo abakunzi banjye batigeze bishimira ibiki n'ibiki. Numva byanze bikunze Vanessa narakurakariye, nkurakariye. Nyuma yaho ugerageza gukora ikiganiro ujyana ba Esther n'abadusabe kuri mama w'abana, nubwo tutakibana ariko ni umugore wanjye. Vanessa, tujye tuvugisha ukuri, nabyo ndimo kubwira aba bagore nigize mbana nabo cyangwa n'indaya cyangwa n'ibiki. Ndamutse nitabye Imana ko ntabwo ndimo kubyifuriza aka kanya, buriya mama Sandrine yanshyinguye n'abana bakahagera, ariko barabona ntibahagera. Buriya Vanessa, buriya iyo ujyanye n'umugore umwana mukajya gutera imiryango gikomeye. Ariko Vanessa, ngenda kubabariye. So nagira ngo ngusabe imbabazi imbere wenda y'abakunzi bawe, kuko ufite abakunzi batari bake. Uri mu bantu bamfunguriye YouTube channel, twatangiranye urugendo twubakana ibintu bikomeye biranarebwa. Ngiye mu by'ukuri ukuntu nteye, umuntu wese nshobora kuba naragiranye ikibazo nawe ngerageza kumusaba imbabazi, kuko burya isi uko bimeze, isi tugomba kuyibamo nk'abashyitsi kandi tukabana neza. Isi ntabwo ari iyacu. Vanessa, uvuze ikintu cyiza. Hari sinibuka ukwezi uko ariko hari igihe wavuze ati nibura icyo gihe twarakoraga cyane, tugakora ku munsi ibiganiro byinshi tukajya gute, uravuga iti ibiganiro birimo kurebwa, nibura uku kwezi mu kwezi gutaha hari akantu ushobora kuzabona. Nawe icyo gihe urakibuka. Ariko njyewe nzemera nica ikiru, nzaguha akantu simvuze ngo niki, njyewe nzaguha nica ikiru kandi ntabwo nzongera kukuvuga nabi aho nakuvuze nabi, niba narakuvuze nabi. Kuba naragiye gukoresha mama wawe nabyo wenda ntabikubajije uyu munsi, wenda byarakubabaje, ntabwo nabyongera kuko uri umuntu mukuru, burya nagombaga no kukugisha inama. Ariko bitewe na situation bari bampamagayemo, ntabwo nagombaga kuvuga nti reka njye guhamagara Nzovu. Njye narishoye ndagenda nkora ibyo nagombaga gukora, mpavuye weho ntiwabyakira neza. Ibyo kwa mama Sandrine nabyo na Esther ni umuntu dukorana umunsi kundi dufitanye kontra. Nararebye navuga nti ningenda njyenyine kwa mama Sandrine n'ubundi abanzi bari buvuga ibintu byinshi. Navuga nti kuki ntabwira Esther akamperekeza. Ariko mwuko kubwira Esther ngamerekeze, ntabwo nigeze mutuma ngajye kuvuga ibyo yabonye kwa Nzovu cyangwa ajye gusebya Nzovu. Mu by'ukuri byaba yarakubwiye byose ni kwa kundi bateye batabika ibanga, batagira icyo babika. Ku byabaye kwizo ngende ebyiri nakoze, ari nazo zaguteye umujinya cyane, mbigusabiye imbabazi. Dusuye inyuma gato kuri mama wanjye, mukecuru wanjye. Mukecuru hari imvugo yakunze gukoresha cyane, ashyiramo ibintu by'indaya. Umwana wanjye yirirwa mu ndaya, agira gute, ntago ashaka ikintu cyo kwiteza imbere. Njye nahise mfata yuko sinzi nimba yarabivuze bikuye ku mutima. Njye nahise ntekereza ko wenda ari wamubwiye ngo avuga ayo magambo. Mukecuru yanyibasiye avuga ngo umwana wanjye ngo ni indaya,
yirwa mu ndaya agira gute. ntabwo ari we wenyine yavuze, kuko hari n'abandi bantu bagiye yaravuga ngo mama Sandrine yamutanye abana. nyine abandi bantu bagiyemo ni umukozi wo kwa Gasuku. ni ukwa Gasuku we, kuko na nyuma yaho navuganye na mukecuru imbere y'Imana, naramuhamagaye turavugana, arambwira ati nanjye na wa mugabo waje mbere abaheruka kuza ngo nta kintu bamuhaye, nta n'ikintu bigeze bamuha, dore ko Gasuku nta n'ikintu bigeze bamuha. enda na mbere nawe nda wamusigiye ku gasukari ugira gute, enda umusana n'umufasha, kuko mushiki wanjye yambwiye yuko hari abantu bamuhaye nk'ibihumbi nka 50 tukanyura kuri nimero za bene gusenga. nizo nari nashyizeho. So mu by'ukuri ngewe rero wenda ibi bintu tubamo nubwo tubikora, hari ukuba dutebya dushaka views tugira gute, mu by'ukuri dushobora kuganira nkaba nakoresha imvugo, nawe urabizi imvugo zo kuganira zo gutebya, ariko mu by'ukuri ngewe nta rwangomba mfite cyangwa iki. ariko nk'ubu ntureba ko twiyunze nta kamera ngira, ubu nuva hano nkoresha nusu, ubu nuva hano uragenda uza amagambo agiye kuvuga, baragiye bongera bakunteranyeho. reka mbikubwiye sinya no kubavuga. ejo Nyamabondo na Noheli nituramuka tukanyanda ikiganiro bazaba ngo nzavuga ko atazasaba imbabazi Vanessa nibongeye gukora na ubejo nzaguhamagara. ndabiyamye kandi bavuga yuko iyo umuntu afitanye n'ikibazo kugira ngo amusaba imbabazi ayikosa areba akibuka. kandi nanashimira umuntu wanditse muri comment ati wagerageje ukiyunga na Nzovu. hari abagiye babyandika muri comment mu biganiro nagendaga nkora umunsi ku wundi. So nabashimiye cyane Nzovu rwose, aho nzagukosereza cyangwa uzabona nkubangamiye uzambwira uti ibi ngibi simbishaka, nzagerageza mbigendere kure ku ruhande. Dukomeze content ibiganiro byiza bikubake bikugirira akamaro, nanjye bingirira akamaro. nibyo bivuga nibyo kandi bavuga ngo iyo abantu umwe yemeye kumva ikosa yakorewe mugenzi we basabana imbabazi. Nzovu iminsi myinshi ariko nanone ikintu cyaje kumbabaza, iyo hari ijambo nakoresheje bita kakajwe, njye nabyumvise sinjye wabikwise, byaturutse kuri Nyamabondo n'abandi nanjye nkazamuza nkarikoresha. noneho aho mukoresheje ikiganiro, yaje mu kiganiro twari turi kuri tubica nimwe, nashatse kuvuga izina ahita yita kakabwa. njyewe iryo jambo bavuga ngo kakajwi na kakabwa, nagiye kubona mbona muri kwa kundi dukora ibiganiro. ejo bundi hari niba twamwita umufana, niba twamwita iki, arandika ngo kanaka ngo ni kakabwa, ngo kanaka ngo ni kakajwi, ngo kanaka ngo ni kakaguru, ngo kanaka ngo ni niba ari kajaga, niba ari iki. ibyo bintu rero kubera ko ba Esther basoma comment, Esther bukeye agiye gukora mugiye gukora abarabizamuye, ngiye ntarigeze n'umunsi n'umwe mpagarara kuri kamera ngo wenda bagende bashaka ikiganiro mvuga ngo Nzovu ngo ni kaka. Vanessa nongeye mbigusubiremo kuri amari tubicamo, hari abantu batatwishimiye, usanga ngo uyu kanaka ahanganye na Nzovu. ngewe urabona hari abantu bavuga ngo ndashaje, ngo nshobora kugera nkacomoka bakansimbura, bahita mbabwira ni ibuye rimwe ku rundi rw'igisuku. hari abantu rega ntituzavuge ngo bariya bandika ku ntabwo ni wa muntu ufitanye ikibazo cya Nzovu ashobora no kubyandika. ibyo turabizi, abantu bandika komantere buri wese yakwandika ibyo ashaka, sibyo? ugasanga ni wa muntu ushobora kudutera. none se Nzovu, ubundi ibi bintu uko twaje gushakamo ni ugushimisha abakunzi, ariko umva utangiye kwita abantu amazina Esther kandi aribyo turi kwanga hano. Esther uyu munsi izina wise Nzovu usinze aho warikuye, ngiye ndihakanye imbere ya Nzovu, ntuzongere kugenda uvuga ngo ni ngewe.
nyine bivuge ariko ntuzongere ngwino bivuga ariko ntuzongere kuvuga ko ari njyewe. Nsabye imbabazi Nzovu, niwongera kumwita izina muzagirana ikibazo hagati yawe nawe. Njyewe nta zina nise. Nzovu ni umuntu mukuru, imyaka afite sindayigeza. Hari benshi bifuza kugera mu myaka ufite. Umuntu uzakwita umusaza burya hahirwa. Ariko se reka mbikubwire, ngiye nkunda kuvuga ijambo ngo ibere imene ku rwondo rw'isuku. Kuki umugore atwita umwana inda ikavamo uw'amata ataragera kuri iyi si? Abavuga ngo turashaje ibiki n'ibiki, ahubwo imyaka dufite bo bazashimira Imana ibayigezamo. Bazashimira Imana. Burya wenda Nzovu yagira ibyo akora bitari byiza nk'umuntu wese, kuko abantu twese ntabwo turi perfect, turakosa, sibyo? Nzovu mureke tumufata uko ari, Vanessa Inspire tumufata uko ari, Esther tumufata uko ari, ariko rwose nanagushimira kubwo kwemera kwicarana nanjye umuntu w'umugabo. Ibindi rwose uri buve hano kumva Nzovu, urabizi imihanda imazemo imyaka irenga 8. Oya, ibindi nzumva ni urwango nanjye ndi umuntu urebera kure. Nshobora kumva no guhangira gute kuri tubicara nta muzandusha umunwa. Imana mpaye igikundiro impa byose. Nanabikubwira mvugisha ukuri, mvugisha ukuri. Hari abantu ushobora gukoresha kuri tubicara yawe ntugire views. Barahari benshi. Ntubone ngende umuntu izina bita Nzovu ndashimira Shaya Byimana warinyise. Ntabwo nta nagakweto kanjye nta nasezerano. Je narinzi ko ari Kanyombya burya wari kwise niko nabagaze. Kanyombya no mukindi. Ariko neyo kuzanye. Ko yari kaje mwajya vuga. Ya Kanyombya ubose wacamutse Shaya Byimana yanditse igitabo abuti ndashaka umuntu uzacyana ari pasiteri ureshya gutya na gutya. Kanyombya kuko ikatana n'imirimo yo mu rutoki. Kanyombya zakubwira hariho Kanyombya uwo mugabo yataza gutekereza kwandika iyo role. Kanyombya ntabwo ari kuza kumbwira. Noneho dore ikintu cyambabazaga mu buzima, naribazaga ni gute natangiranye Cano na Nzovu nkavuga ko ntaziyerekana kuri Cano, nkageraho ntiyerekana ndi kumwe n'abayakana abandi, Nzovu akabura mwabo bantu. Nubwo nawe watangiye kuba umusitari, nubwo watangiye kugaragara kuri YouTube Cano, iyi sura igaragara, nawe watangiye kwandika izina. Urumva wamuvugisha nanjye nka umusitari se? Oya, ubundi se ni umusitari. Reka urabona amaze kuba umusitari y'ubireba weho hanze. Hanze niba ufite umugore uba muri Amerika, ntase urumva ikindi. Reka genda. Nubwo birirwa bagushinja abagore bo mu mihanda ba Esther ba Dusabe bo mu mihanda, ariko iyo ufashe umugore wawe ugende mwicara na Esther. Iyo ufashe umugore wawe ko nzi mujya mu murenge, iyo uva ndabizi ujya mu murenge n'umugore wawe twari tuvuye kwa mukecuru n'abana, waje wirukanka uvuga ati ngiye mu murenge. Iyo ugiye mu murenge n'umugore wawe ko ntabwo turi kuzamo, usibye abantu bitwaza ngo umugore wawe ni umukecuru, ariko umuzi ninde ko njye nabonye amafoto ye. Ako se ntabwo wamubonye umuntu w'imyaka 25? Naramubonye. Niba abandi baba bashaka gusebya ni nk'abanyamabondo n'aba Noheli, nibo birirwa bavuga ngo ufite umugore w'umukecuru, ariko njye umugore wawe wanyetse amafoto yiwe ntabwo ari umukecuru. Ariko kubera iki mw'ibi bintu abantu barashaka kuzamukira? Njyewe ejo bundi babura ibyo bavuga, buri wese akavuga ibyo ashaka. nabwiye Noheli na Mwana Pateri na Esther batandukanye, ahita avuga ngo ikintu cyatumye batandukana nakizi, ngo Esther atwita inda ngo ya Pateri. Ndamubaza nese aka gatoki nabo kazamo, ndamubaza nese ko mwahevuze ko dusaba twite inda ikabura, none mugeze kuri Esther ngo ngo twari twabiteguye, twari twabihiye. Vuga ni je mwari mwabihiye. Aya nibategereze iyo ndateye ko izavuka, ubwo bashaka kuvuga ngo bari abantu bafite imitwe bashaka kuvuga ngo yayivanye. Ese ubundi ubu Nzovu uramutse ubonye Esther atwite wabibyakira? Yewe byakira neza. Neza ko umuntu atwite ni imigisha ye, nabyakira neza. Wakomeza ukamukunda nk'uko wamukundaga? Atwite se atabana n'umugabo atwite, ugiye kubona ukabona aratwite just
ni abatwite uwo akunda ntabyakira tugakomeza tukabana mu buzima busanzwe. ubu uyu munsi uramutse ubonye mama Sandirine haje undi mugabo kumusaba akamusaba akanakwa wamutahira ubukwe yamushira? Reka mbikubwire, vugisha ukuri nta shyari uvuga ibiri ku mutima. mama Sandirine nta wundi mugabo yashaka. mama Sandirine arabwira nabyaye ibitsina byombi, mfite abahungu 3, nta wundi mugabo nshobora gushaka. nanabikuye mama Sandirine nta wundi mugabo yashaka. ariko umuntu afite abana 4, mbwira umugabo wakwemera gushaka umugore ufite abana 4. Enda afite umwana aracyari mutoya, ntabwo afite abana bageze muri 4 cyangwa bangahe. ariko mama Sandirine afite abana 4, nta mugabo mama Sandirine ashobora gushaka. nanabikubwiye. weho se uyu munsi ubu ntabwo washaka undi mugore? kandi mu kwa karindwi nzakora ubukwe. ufite umukobwa mushyashya cyangwa Nesiteri mushaka? ndimo guporopoza, mfite abagore 3 nzavana mu nda. harimo nande cyangwa n'ibanga? iryo ni ibanga, ntabwo nshobora kubavuga amazina. ariko n'ubundi ababazi barabazi, kuko n'ubundi inzovu z'abantu bagendana ko baba bazi. Ku wa 3 ndashaka umugore uzaza untekera, kandi uwo mugore nzashaka nta mukozi azashaka, yose agomba kuzaza kwikorera, kandi ntabwo azajya kuri social media. ntabwo azajya kuri social media. cyakora aho wabukoza akantu iyo ushatse umugore ukajya kuri social media atangira kureba. kamerama dukoze iminota ingahe? ntabwo nshaka iki kiganiro kiba kirekire. 16 twuzuze 16 nzova ashobora kuba atabyumvise. yanize mu gifaransa, ntabwo nize mu cyongereza. mu gifaransa ubwo babyita 16 ni 16 minutes cyangwa nkuko bavuga 20 minutes, ubwo 16 bavuga ngahe? 16 minutes. ubundi buzima se warukomeje? nta gicurane ntaki? shangiye sinjya ndwara, sinjya nkorora, simeze nk'abakibingo birirwa bakorora bamaze kujya aho bajya, simeze nk'umugore wa Yakamwana, simeze nka Yaka. ndi muzima, ndi mutaraga. uri mutaraga? ubu se ujya gusuzuma ubuzima bwawe ngo bakore icyo ureba? iyo maze amezi 3 njya kwipimisha sida, kwipimisha ibintu byose. uheruka kwipimisha ryari? mu Gashyeke ndi kumwe na Delphine, basatuye bazima. na Delphine mwese? Esther gabanya ako kantu gato. mwese basanze nta kibazo? nta kibazo. ariko Esther nuza Delphine nawe uramukunda se ko mudaheruka? mwarashwanye mw'iyi minsi? ntabwo twashwanye, reka njye ntabwo mpfa. bakunzi ba Vanessa Inspire rero murabibona yuko metere twiyunze ubu nta kibazo mfitanye na Nzovu, keretse icy'abari bumunteranyeho. mu by'ukuri aho naba narakosheje naramuvuze n'abakunzi b'umumbabarire, aho mubona ko nakosheje mumbabarire, ko ngiye nuko mbaho mu buzima. ndi umuntu ukunda guca bugufi imbere y'abantu. aba bantu ndemera tugasangira, tugakina, kugira ngo ntago nubwo ndi bosi wabo, ariko ntago njyewe mba nshaka kugira ngo bamfate nka bosi. mu by'ukuri twese turi bamwe, turi mu rugero rumwe, nta mukozi nta mukoresha, ko nanjye ibyo mbakoresha hari aho nanjye bingirira akamaro nkaba umukozi w'ahandi. bivuze ngo ku rwego rwanjye nabo twese turaringaniye. ari naho mpamvu uyu munsi niba twagiranye ikibazo, umuntu areka umuntu akabanza agacururuka, igihe cyagera wenda umujinya yaramfitiye cyangwa n'icyo umaze gushira, tugasabana imbabazi. murabona ko dusabanye imbabazi rwose, ibintu bigenze neza. so abantu mwakomeje kuvuga muti rwose mugerageze mwiyunge, murabibona ko twiyunze,
kandi tunashimira n'ababyifuzaga, nanjye narabyifuzaga, abatabyifuzaga nabo ni uko isi igenda, umuntu wese twagiranye ikibazo twakiyunga, ubuzima bugakomeza, akanyegera nkamwegera, kuko njye sinjya amenya aho bwije ngeze, n'undi nawe uri kudukurikira ntabwo wamenya aho bwije ugeze. So uyu munsi rero ni umunsi numva nishimiye kongera kwicarana na Maître Nzovu, tugahuza tugasabana imbabazi, kandi nizere ko namwe hari abo bishimishije. Tugiye kongera dukora ibiganiro byiza, content nziza. Ubu ibyamubabazaga sinzongera kujya mbikora, nanjye ibyambabazaga wenda nawe nzajya mbimubwira ku ruhande, mubwire nti ariko iki kintu cyakagenze gutya, nuko ubuzima bugenda. So reka mbashimire cyane mwebwe tureba ibi biganiro byacu mu bisharinge, muri ab'agaciro.